hari igihe Imana igushyira ijambo ku mutima ukarigendana ukaritekerezaho ukibaza ariko igihe kikagera ukarivuga. Uko babibonye aho ngaho rero ngo muri iyo minsi abagore 7 baziruka inyuma y'umugabo umwe nk'uko tubisoma muri Yesaya 4:1. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Icyo gihe rero iyo Imana iguhaye ubushobozi ikakwereka muri ibyo bihe bizaza twageramo ukareba uko ibintu bimeze ubu ngubu uyu munsi, uhita uririmba ya ndirimbo uti nakomeje kureba ibyo buzima, ubundi rero ukayirangiza ukavuga uti ibyo buzima bimeze gute. Tuzi neza ko imibare cyane cyane mu mahanga, mu Burayi, muri za Amerika yerekana ko imibare iri hejuru ya 80% yaba abagore batana n'abagabo babo cyangwa se abacitingana bacana inyuma bakora ibintu nk'ibyo byose, cyane cyane bivuga ko abagore babigiramo uruhare rwa 80%. Nubwo tuvuga tuti abagabo nabo ntabwo ari shyashya, ariko noneho ugasubiza inyuma ukareba wenda ukuntu abantu biyambika ubusa, ukareba ibyateye, noneho ugatureba ba bantu bavuga ngo n'abahatari cyane cyane b'abagore b'abakobwa, ukibaza noneho muri ibyo bihe nibigera 7 biruka inyuma y'umugabo umwe bizaba bimeze gute. Benshi wa mugani uko ijambo rimaze kubitubwira bazavuga ati tubabarire utureke byibuze tukwitirirwe iryo zina. Ni irihe somo rero twavanamo uyu munsi ku mwana w'umukobwa cyangwa se umudamu? Bana n'uwo muri kumwe mwumvikane kugira ngo noneho mwebwe muzabera abandi urugero, ba bandi wenda bizaba muri generation yabo ntibizabagireho kuko muzamwarabimenye. Kuko burya ijambo riratubwira ngo abantu banjye barimbutse kubera kutamenya. Nk'ubu ngubu bize uyu munsi ukabona ari umukobwa cyangwa umudamu wari ufite irari ryo kurarikira ibintu, kuko hari igihe Imana iguha umugisha ugatangira kugira ubutunzi, inzu nziza, imodoka nziza, ibiki byose, wenda ukareba abagore barakwereba ibikindi byose, ariko nturebe wenda ko ufite ryasezerano wasenye n'Imana ukavuga uti no ngiye ibyo ntabwo mbijyamo, ntabwo mbireba, reka mburugero ntanga urugero kugira ngo byibuze werekane ko hari abantu bagifite umutima bagishoboye, no mu badamu no mu bakobwa nabyo birashoboka. Ibi bintu rero kuba ijambo ry'Uwiteka ribivuga ni ukuvuga ngo biranditse bizasoza. Uyu munsi iyo urebye nk'iyo ureba ukuntu bagenda biyambitse ubusa hirya no hino, ukitegereza ukabaza ni kubera iki ngo ibintu bibi. Wenda abantu bakavuga ni ibigezweho ukabyumva, niyo nyitwaro, niyo nyifato wa mugani w'abashinga nayo b'abarundi, ariko ukavuga uti ibi bintu bizagera he, bizagenda gute? Isomo rero ni inama umuntu yagira abantu cyane cyane nkaho turi uyu munsi uje bwa mbere, anakubwira nti ukandeho like ntubyihererane kugira ngo bikwire ku bantu benshi batabizi bakanguke. Nk'iri jambo yaba insengero yaba bishopu barabyigisha bakabica hejuru gusa bakagenda, ariko harimo isomo rikomeye kubera ko icyo gihe nitukigeramo cyarageze bigatangira kuba nk'uko ijambo ribitubwiye, bizaba ari ubugesera buteye ubwoba. Ibaze abagore 7 noneho ku mugaragaro biruka inyuma y'umugabo umwe bavuga bati tubabarire tukwitirwe turi izina ryawe. Ni ibintu bizaba biteye ubugesera. Hano rero haziramo na gahunda ngari ya Satani yo kugira ngo asenye imiryango, ugakubitiraho ubutinganyi, ugakubitiraho ibintu byose nk'ibyo byose nibyo bitiza umurindi ibi bintu. Nkuko tugiye kureba ikibazo cyabyo gitangira gute, bigenda gute, kugira ngo wenda umugore umukobwa ararikira ibindi bintu atavuze ati reka nshaka umuntu twubakane tuzamukane, wihangane ugende uzamuka gahoro gahoro kugira ngo noneho nawe noneho uzabe bamwe muri babandi bake bazabasha gushora. Katse turebe rero ikibitera nuko umuntu yabyitwaramo, kuko tuzi neza ko byaze bikunze bizasoza, ariko ntago bizaba kuri buri bose, harimo abazabicika kuko bose burya nta kintu kitagira ikinyuranyo kugira ngo bamwe basigare birokoke, abashe ariko bazabigendamo. Weho rero uzabirokokute kugira ngo byibuze uzagira ishema ry'uko ibyanditswe bitazagusoreraho, ahubwo uzaba uribimenye kugira ngo bitazagusenya. Reka turebe rero uko bizamuka ikibitera
noneho n'imyifatire imyifato y'abangavu abadame muri rusange biterwa n'iki? Reka tubirebe kugeza n'aho bamwe bumva ngo bavanywemo ubuzima bicanye. Ibi bintu rero nta handi hantu bivana ubukana usibye kuba wenda umukobwa yarahawe ingufu cyangwa se yarihaye ingufu z'umurengera utazi wenda aho zituruka, bitewe wenda nuko baremye, bitewe cyangwa se n'abagabo babiruka inyuma n'ibiki byose. Ariko noneho iyo urebye ukuntu induru ziba hirya no hino bakababazanya bagaterana ibibazo, uribaza ni kuki ukabyibaza bikakuyobera, ariko ukavuga uti byanze bikunze harimo ibi bintu by'uko umugore cyangwa umugabo bumva wenda bafite ingufu runaka, cyane cyane umugore akavuga ati nko mu bihugu byateye imbere twumva ngo uburinganire bwageze hose, aribyo byaje kwica imiryango, ariko ari gahunda ya satani y'igihe kirekire ijimije abantu batazi. Rero byo kuvuga ngo uburinganire kera no minsi yashize na n'ubu ndacyabitubye nkavugana, ibaze nk'umwami Salomo azutse uyu munsi byagenda gute? Yahita yibaza izi mbaraga z'umurengera abagabo batagifite, abagore akaba aribo babarusha imbaraga, byagenze gute? Byapfiriye wenda ku bwa Salomo ntabwo nabyo nabishyigikira ngo arafite abagore igihumbi n'amahabara n'ibyo byose, ariko ugenda muri icyo gihe ukareba n'igihe uko kimeze, noneho n'igihe kizaza, kuko buri iteka iyo ugiye kureba ibizaza mu mperuka ugiteka mu itangiriro, kuko ibintu byose byahozeho byarabaye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bihe bizisubiramo, noneho usange b'abagore barindwi bariruka inyuma y'umugabo umwe. Ni ukuvuga ngo ibaze uko bizagenda igihe umugore azaba yaracitse za mbaraga yumva afite uyu munsi yahawe n'ubutegetsi bw'isi, noneho ari hasi bizagenda gute? Nibyo wibaza, ukibaza nawe uko abagabo bazabyitwaramo, ari ubwo wenda tuvuga ko cyagiye kizongera kikagaruka, wenda abantu bakongera bakabyara cyane kubera ko nyine umugabo umwe azafite abagore barindwi n'ibyo byose. Ariko isomo ririmo rikomeye ni ukuvuga ngo inyifato, imyitwarire y'abagore n'abakobwa muri uyu munsi yagombye kuba imeze ite kugira ngo batangire bitegurire ibyo bihe bigiye kuza, kuko iyo tutangiye kubyinjiramo twumva ko biri hano hafi, ni ukuvuga ngo ntabwo biri kure. Nkakubwira nti rero we mukobwa, weho umwari, weho umutegarugori, weho mudamu, wumva koko uri umutima ushaka kubaka hamwe, wubake urebe uko ibintu bimeze kugira ngo ibyo bintu ntibizakugireho ingaruka runaka, kuko wabimenye imbere, kandi wibuke ko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Iyo rero akaba ari message ari ubutumwa nagira ngo mbaho uyu munsi, kugira ngo turebe uko ibyo bihe nibigera uko bizagenda, cyane cyane ku badamu n'abakobwa mutangire mu byitegurire, kuko iyo urebye uyu munsi ureba uko abagabo wenda bararikiraga abagore bigenda bigabanuka gahoro, kuko Imana igenda ihumura abagabo kugira nabo batangire batekereze barebe uko ibintu bimeze, kuko nta muntu ugishudurwa n'umubiri, kuko abantu bose batangiye kumenya ko tutakiri uyu mubiri, ntawe turi uyu mubiri, nta narimwe twigeze tuba umubiri, usibye ko wenda ibintu byagiye byihuta abantu bagakanguka bakamenya ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo abantu bazagenda barushaho kwirukankira umubiri ahubwo birukankira iby'umwuka. Tukababwira tuti rero muze mu mwuka, muze mu ijambo, mwige ukuri kugira ngo ukuri kubature, kandi wibuke kwiteka nkubwira ngo ukuri kubohora imbohe. Numara kumenya ukuri rero, wa mudamu wa mukobwa, ndibaza utazongera kwiremereza cyane cyangwa se ngo wigire ntibindeba cyangwa se ntawe nkoraho n'ibyo byose, wumve ko uko waremwe biguha ububasha n'ubudahangarwa bwo gutsikamira umugabo, kuko byanze bikunze ukuri gushirira mu biganiro, kandi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ibintu byose bizajya mu buryo, uko isi yafashe ibintu byose ikabigira amacuri, ni ukuvuga ngo bigiye kongera bizamuke, noneho umugabo yongera asubirana agaciro, n'umudamu nawe avuga ati dore ngomba kujya mu myanya inkwiriye, hato utazisanga uri muri bariya barindwi birukanka inyuma y'umugabo umwe. Nakubwira rero mbere yo gusohokamo nanone ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, namwe mukomeje kwiyandikisha, nkambashimiye ku bwinshi, binyereka ko munyote ukuri amavideo mbakorera, yaba ibyo dushaka byose by'ukuri, ijambo ry'umwimerere, ibintu byose batubeshye n'inkuru nk'izi tukaziganiraho, mujye muzana ibintu tubiganire.
mbibaganirizeho mbereke ibyo nzi, noneho twuzuzanye twungurana inama maze twese twige, kuko turi hano mu isi ariko ntabwo turi ab'isi, kandi tuzi neza ko byanze bikunze Satani azatsindwa n'imigambi ye mibishe yo kugira ngo akomeze asenye umuryango, akomeze ateze ubwumvikane buke mu bantu, bizarangira. Nkongera nkabashimira rero utariyandikisha, nawe yandikishe subscribe ugize wiga ukuri hano ku ijambo ry'umwimerere. Mu minsi iza twiga ibintu bihambaye wenda bizatuma dukanguka kugira ngo twongere tugaruke mu nzira z'Uwiteka tugumemo. Nkambashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba tov meyos.